nubwo data na mama bantererana uhoraho wanyitaho. Buriya igitekerezo cy'amaganya cy'uburyo warushye kibiki n'ibiki n'umwijima kije ugakomeza ukakinonosorera muri wowe uburimo kwiyica. Imana rero yo ntihinduka, ntigira igitondo yabyutse neza na nabi, ntigira iminsi kurambirwa, ntigira iminsi ivuga ngo wananiwe gusenga rero uyu munsi nta kintu mvugana nawe. Iyo ntabwo ari Imana, abo ni abantu. Ntabwo igira iminsi ivuga ngo dore ngo rakabije rero ngo dore ngo Imana ntihinduka. Iyo aba ari Imana ihinduka, ibi biba mu isi mw'abantu byari kuba byarayihindaguye, ariko ntihinduka, yuzuye urukundo n'imbabazi. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Umurongo abarokore bawuzi mu mutwe, ariko abawiringira nk'ukuri bagenda barushaho kugabanuka. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi. Iyo uhagaze mu kibi, iyo uhagaze mu bintu bitagenze neza nk'uko wabishakaga, uyu murongo ukomeza kuwibwira. Izi ibyo yibwira izatugirira ni amahoro si ibibi. Nabamagaze mu bibi uyu munsi, imigambi y'Imana ntabwo ihinduka. Izi ibyo yibwira izatugirira ni amahoro si ibibi. Ntufate mu mutwe gusa, ahubwo wapurayinge no mu buzima bwawe, uwemerere ube mu buzima. Nuca mu bihe by'amakuba, nuca mu bihe by'umwijima, nturekere kwiringira imigambi y'Imana. Imibabaro itwibagiza ko twebwe tugira icyaha, kubera ko abantu baba baraduhemukiye kandi bikabije. Ubu tuba tubivuga rwose, ubuhemu bwo mu isi bumwe twabonye burakabije, burenze ubwenge. Ubwo data na mama bantererana uhoraho wanyitaho, Uwiteka yakwitaho. Bagutereranye nkana kubera urukundo rw'ibintu. Hari ababyeyi umunsi icyo apfana n'abana be n'icyo bamuha, kandi ibyo bintu umuntu ashobora no kubigira yitwa umukristo ufite idini, ari umumama uri mu idini, ari umupapa uri mu idini, ariko umwana ufite agaciro n'uzana menshi n'ubatunze. Hari abantu bakamura abana babo ku kigero atita ko n'umwana wenda yashomereye, business itameze neza, ariko urabyumva aba yarakomeretse nawe agakomeretse. Rero biragenda bikica umutima w'umwana. Ariko nubwo data na mama bantererana uhoraho wanyitaho. Ni papa utwemera, udukunda, niyo twamugomeye, niyo twigometse. Atandukanye n'abapapa bo mu isi. Abapapa bo mu isi badukunda kuko tutabakojeje isoni. Kuba umugore atawe n'umugabo, kuba umugabo atawe n'umugore, kuba mu kazi batoranyije abandi bakakureka, kuba muri community runaka bagushyize ku ibintu byose bidushyira ku ruhande. Buriya twese tuvugana inzara n'inyota yo kwemerwa no gukundwa. Reka bigukize gutabwa kose wagize mu buzima bwawe, amagambo mabi yose wabwiwe, kujugunywa, kudatoranywa mu bandi, gushyirwa ku ruhande, kutemerwa. Hanyuma wakira urukundo rwa data, ubeho utigura. Buriya rejection bakundwa, gutabwa ni umuzi w'ibyaha byinshi. Uzi ko umuntu ashobora no kuba umusambanyi kugira ngo akunde yemerwe muri ako kanya. Ubwo hari umusore umushaka, ubwo hari umukobwa umushaka, ubwo hari uwamwemeye kugira ngo yemerwe. Buriya igitekerezo cy'amaganya cy'uburyo warushye kibiki n'ibiki n'umwijima kije ugakomeza ukakinonosorera muri wowe uburimo kwiyica, ugomba kukirwanya. Twasanze nta murongo n'umwe utwemera kuguma mu maganya, ahubwo umurongo ijambo ry'Imana dukangurira kwishima, ngo ntugende babwiye ngo nimwishime iteka. Ese nuko bitubabaza biba bidahari, biba bihari, ariko dukwiriye kugira urwo rugamba cyane cyane mu gutekereza kwacu. Uwifuza gukira akeneye, kuko nawe nyuma yo kumva ijambo ry'Imana, nyuma yo kumenya icyo Imana ishaka, nawe akwiriye kumenya ko abifitemo uruhare runini cyane. Yego Imana ifite uruhare, abamufasha bafite uruhare, ariko nyiri kwifuza gukira afite uruhare runini cyane. Hari igihe umuntu ananirwa kurekura ikintu cyamukoreraga, ikintu cyane cyane ko umubabaro wacu cyangwa ibikomere byacu biragenda bikamera nka identite yacu, ikituranga, ku buryo rimwe na rimwe tutabasha kwitandukanya nabyo. Niba ubayeho uri umuntu umanipira abantu, ukontorora abantu, kandi bikagukorera, ugasanga ntabwo ubashije kubirekura, cyane cyane ko rimwe na rimwe n'igihe utamenya ko ubifite. Ariko ijambo ry'Imana ni umucyo, ijambo ry'Imana ni indorerwamo, ijambo ry'Imana ribera ryiza, ntabwo ridushinja ngo rigushinje nk'umushinjacyaha, rigarukiraho, rirakwereka, rikagukonvinsinga, rikakwemeza, rikakwereka aho harwaye, rikaguha n'uburyo bwo gukira. Imana ishimwe cyane. Twasanze rero Imana ntabwo, ubwo nagiye handi kandi aho ntaganaga, twasanze Imana iratwankuraja, iratwegura, iradushyigikira, ariko idukirisha ukuri. Kandi ukuri rimwe na rimwe kubangamira ibyo nsanganywe n'imyitwarire yanjye. Hakaba ubwo rero mu kuruha kwacu, mu kwifuza gutabarwa kwacu, mu kwifuza ko Imana yaturengera, to twumva twafata igice kimwe. Ni inyankuraje, inkaraginga niko bavuga harya, intera inkunga, inshyigikira inkunde, ariko ibintu by'ukuri gukeba ise nk'ibireka. Ariko twasanze ibyo bintu biragenda nabyo, ukuri kurakiza. Ntabwo Imana itubebeza gusa, iranaducyaha, iranadukosora mu rukundo rwinshi. Hanyuma twabihuriza hamwe, twabyakira byombi, tugahinduka rwose abantu bagenda bakira. Ntushobora kuba mu isi udakomeretse cyangwa udakomereka, kuko nta nubwo bivuga ngo kuva warakomeretse ngo byararangiye. Ni ukuri isi irakomeretsa, kuva dutuye hafi y'icyaha nuko bimeze. Ariko byibuza
iyo ukize ibikomeye ugira imbaraga, za mbaraga z'umutima twavuze, ugira imbaraga zo guhangana n'ibikurikiraho ntibikwice cyane, ukaba amahoro ugakomeza urugendo. Ibyo rero ngewe nkeneye kugira ngo mbikoreho, ibyo ukeneye gukira akeneye gukora. Icyambere agomba kumenya ko bimureba ko yagira icyo abikoraho, si ibintu anagira abandi, si ibintu asigira abashumba be, ababyeyi be se, abamufasha, abalideri be spirituel, soya. We agomba kumenya ko abifitemo uruhare, akamenya ko uko abyitwaramo bizoroshya urugendo bikarwihutisha, akita ku mwifato we. Twagiye tubivuga ubushize tutanyinyizo, twaravuze ngo utemera muganga wawe, utemera uburyo yakubwiye uzafatamwe imiti, n'ukuri ntago wakira, ariko wemera inama ze, ukemera uburyo yakurangiyemo inzira, hanyuma bikagufasha gukira. Rero umwifato uwifuza gukira umutima, gukira umubabaro, gukira mu marangamutima, ni uw'ingenzi cyane cyane ko nta kintu na kimwe Imana cyangwa umwuka w'Imana akorerana natwe adufashe nko ku ngufu. Iteka imbaraga z'Imana, ubushake bw'Imana bizakorana na volonté yacu n'ubushake bwacu. Ibyemezo byawe rero ni by'ingenzi, ndetse n'ibitekerezo byawe. Buriya Bibiliya itubwira ngo ibiboneye byose, ibishimwa byose aba ari byo twibwira. Nuko nihatunguka igitekerezo kitandukanye n'icy'ijambo ry'Imana, ukwiriye kukirwanya, ukwiriye kwanga kujyayo. Kugitinzamo n'ikiza no kukimeditatingaho, n'ukucyuza nko kwa kundi inka yuza ibyo yari yariye kare. Buriya igitekerezo cy'amaganya, cy'uburyo warushye, cy'ibiki n'umwijima kije, ugakomeza ukakinononsorera muri wowe, uba urimo kwiyica. Ugomba kukirwanya. Twasanze nta murongo n'umwe utwemera kuguma mu maganya, ahubwo ijambo ry'Imana dukangurira kwishima, ngo ntugende babwiye ngo nimwishime iteka. Ese nuko ibitubabaza biba bidahari? Biba bihari, ariko dukwiriye kugira urwo rugamba cyane mu gutekereza kwacu, tukanga ko ibitubabaza biduherana. Urugero, ushobora kumva wabyutse ubabaye, none wakumva ubabaye ugahita utuninga uturimbo tw'umubabaro, gusa urifashije cyangwa uba witebeje kurushaho. Ntabwo yari inzira y'ubumana rwose idukiza. Ukitegereza ibikorwa byawe, ukitegereza imyifatire yawe, ukemera n'icyaha cyawe. Twasanze inshuro nyinshi imibabaro itwibagiza ko twebwe tugira icyaha, kubera ko abantu baba baraduhemukiye kandi bikabije. Ubu tuba tubivuga rwose, ubuhemu bwo mu isi bumwe twabonye burakabije, burenze ubwenge, ari nubwo tutazi. Ariko ubwo buhemu bw'abantu batugiriye ntibukajye buduhuma amaso ngo twibagire ko natwe turi abanyacyaha bakeneye gukira, bakeneye guhora bakizwa, guhora bezwa. Icyaha cy'abandi n'ubunini bwacyo ntibukatwibagize. Buribuka wa mugore bazaniye Yesu yafashwe asambana, bari baje bamushinja kuko bamufashe. Hari igihe rero natwe dushinja badukoreye ibyaha, tukibagirwa ko natwe turi abanyabyaha. Yesu yabigenje neza, aravuga ngo utarakora icyaha namuteye ibuye. Bose basanga baragikoze. Umuntu waguhemukiye wenda yakoze ibintu wowe utakora, yarakwishe se, yakugize nabi, sinamenya ububi bw'isi ni bwinshi, yakoze wenda ibyo wowe utakora, ariko nawe ufite ibindi byaha, nawe ukeneye imbabazi z'Imana mu buryo buhojejeho. Imana ishimwe cyane. Ukeneye kumenya neza ko ubifitemo uruhare rwose. Gufatanya kwawe ushaka urwo rugendo rwo gukira ni umugabane wawe, ni urugendo ukwiye kwemera gushakisha kugira umutima mushya cyangwa se imitekerereze mishya. Kuko niba ngitekereza nkuko natekerezaga kera, sinzigera ndenga aho hantu. Murabyibuka kuko umuntu atekereza ariko ari mu bintu rero Imana idukirisha harimo guhindura uburyo dutekereza. Kandi abamazeho iminsi mike ya mu gakiza turabizi ko hari uburyo twatekerezaga bwagiye rwose buhinduka, kandi bikatubera iby'umumaro. Hari umuntu ushobora kugendana ubwoba bw'urupfu, kugendana ubwoba bw'indwara runaka, kugendana muri we kumva atsindwa, kumva ko ikintu cyose agomba gukora cyane. Ntabwo ibyo bitekerezo wabyikuramo, cyakora ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kubigukuramo. Niko batubwira mu Baroma 12:2 ngo ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure. Ijambo ry'Imana riravugurura abakundwa, ridukiza ubwoba bw'ejo hazaza, ridutera gutekanira mu biganza by'Imana, ukajyoberwa naho uwo mutekano wo ukajya wumva ufite ukuntu ushinganye, ukajya wumva ufite ukuntu Imana ibizi n'ibyigiye kukubaho n'ibyakubayeho, kandi si ibyo umuntu yigira, ahubwo ijambo ry'Imana byatinze muri twe ridutera iyo mitekerereze mizima ivuguruwe. Ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose, nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza biyishimishije kandi bitunganye rwose. Nuko bikwiriye kutugendekera. Imana ishimwe cyane. Iki Imana ishobora gukora yonyine. Twebwe rero abasenga n'abafasha abandi gusenga, tujya tugerageza kujya mu mwanya w'Imana rimwe na rimwe. Ukumva umuntu wamusunikira mu gakiza, kumva wamuteramo ibintu maze kumenya, ukibagirwa nawe ko byagufasha imyaka, ukibagirwa nawe ko ari urugendo, ariko tukumva barimo baratinda, tukumva hari ibintu bikorwa n'Imana yonyine. Twebwe turafasha, turashyigikira, turakangura, turakunda aho dushoboye, ariko hari ibintu bikorwa n'Imana yonyine. Kwemeza abantu iby'icyaha
bikorwa n'Imana yonyine, si amagambo yanjye. Cyakora Mwuka Wera yaca mu magambo tuvuga agakonvinsinga umutima. Ikitwereka ko ibintu ari Imana yonyine bikora nuko abantu batanu bashobora kumvira ibintu icyarimwe bigakora kuri umwe wenyine, abandi bikamera nk'aho batabyumvise kandi babyumvise. Imana rero niyo yemeza iby'icyaha, Imana niyo itweza, kudutunganya niyo ibikora, guhana niyo ibikora, no gukiza ni umurimo w'Imana. Icyakora irabikora kandi irizewe. Muri Zaburi 103:3 baravuga ngo niwe ubabara ibyo twakiraniwe byose, agakiza indwara zacu zose. Aradukiza, aratubabarira, uwo ni umurimo we. Ikindi niwe uhindura kurushaho kuba nka Yesu. Nta muntu ubiha undi. Twagiye twumva ibintu bitandukanye, natwe twagiye tubaho tubyizera. Hajya n'ibiki gusigwa kw'inshuro ebyiri, ndashaka gusigwa kwawe, ndashaka simbizi, ndashaka guhamagara kwa kwikubye kabiri, ndashaka umuntu ufite. Ni ukuri ibyo bintu nta muntu ubiha undi. Cyakora twakwigira ku bandi badufasha mu rugendo, ariko ibyo bintu bikorwa na Yesu. Guhindura kurushaho kuba nka Yesu. Iki ni icyifuzo gikwiriye kuba mu mutima w'umuntu ushaka gukira. Hari igihe kubera ko igikomere n'umubabaro dukura mu bikomere n'ibyaha uremera ukanabiha, hari igihe umuntu aba yumva yakira icyo, agakira uwo mubabaro, agakira icyo gikomere, agakira ubwo buretwa bwa Satani, ariko umutima utifuza kurushaho gusa na Yesu. Biba ari ukwibeshya. Uko ndushaho gusa na Yesu niko ngira imbaraga hejuru ya Satani, niko mutsinda, niko uburetwa buvunagurika kuri njye. Kwa gusigwa kwa Mwuka Wera muri twebwe, nkuko ijambo ry'Imana ritubwira ngira ngo muri Yesaya ngo gusigwa kuzazana kumenagurika kw'ingoyi. Uko ndushaho gusa na Yesu, gusigwa se niki? Ni ukuyoborwa n'Umwuka Wera, ni ukuzura Umwuka Wera. Uko ndushaho gusa na Yesu niko uburetwa bwa Satani bumenaguriye. Umuntu wese wifuza gukira umubabaro ukabije, ntabwo Yesu azaza ngo ajomboremo umubabaro, kuzuza ibitwenge n'umunezero utari mwupfa. Abantu harababaza, ariko niko kuri. Uko mfa kuri kamere no kwiyobora no kugengwa n'imitekerereze yanjye, niko Yesu anyuzura, niko anyuzuza amahoro ye, niko anyuzuza kunesha kwe, niko anyuzuza umunezero we. Haratubwira mu Filipi 2:5 ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Let this mind be in you. Mind ya Yesu ibe muri twebwe, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana ishimwe cyane. Abandi bashobora kudufasha, tugize umugisha tukabona abantu badufasha, ariko nabwo tubigiramo uruhare. Burya hari umuntu utabasha gufasha n'ubwo waba ubishaka, akakwangira, akavuga ati oya, aho ntitugereyo, ibyo bintu byo ntitubivuge. Cyangwa se kuko gukira ari urugendo rurerure ufata iminsi, akumva ngo ari akantu twabivuze ko atari akantu bakanda gutya ngo bite bikunda, ariko akaba yakwanga rwose. Abandi icyo badufasha ni ukudushyigikira, ni ukudutera umwete, no kudukomeza, no kutugira inama z'ubwenge, ni ubugwaneza bwatuma tubasha kwigira imbere, ni ukudukunda, ni ukudusengera, ni ugusabana. Ikindi biba bikenewe iyo ari urugendo ruturuka kure, ko tugira byibuze umuntu umwe, babiri se, itsinda se. Burya umukristo uri nyamwigendaho uba wenyine biba bigoye rwose. Kugira itsinda se, groupe ntoya se, abantu bagufasha mu rugendo, kugira ngo umenye nk'umuntu ubaho accountable kuri we. Ushobora kubwira uti uyu munsi natsinze, ejo naratsinzwe. Ni ukuri ubukristo bwa nyamugendaho nta hantu bugeze umuntu. Ikindi online ifasha nyine nka online, ariko ukeneye fellowship, ukeneye ubusabane bw'abavandimwe rwose. Imana ishimwe cyane. Uru rugendo rero turukomeje rutugeza ahantu ho kuguranirwa, n'ahantu heza, ni naho twifuza. Turaguranirwa rwose, tukavanwaho ibyacu, tukakira ibya Kristo. Ubundi niko gukira, nicyo ngicyo tuba tugamije. Imana iratuguranira, hakabaho iguranwa ry'ubumana. Niryo ari amagambo tubona muri Yesaya. Kristo yishyizeho umubabaro wacu ku musaraba, aduha guhumurika kwe cyangwa se guhumuriza kwe. Habaho kuguranirwa. Ni ukuri umukristo ufite amahoro ya Kristo uyu munsi, ufite umunezero w'agakiza, ntawe ubivukana. Nta n'umuntu byakira ku munsi we wa mbere w'agakiza. Ni urugendo, ariko ubundi naho tugana kuguranirwa. Nimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu yarayikoreye, ntabwo ayikorera ngo natwe dukomeze tuyikorere. Oya, arayikorera twebwe ikagira gute, ikatuvaho. Nirwo rugendo, naho data abatuganisha. Yesaya 53:4-6 haravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho. Ntabwo yazishyiraho ngo nanjye nkomeze nzitware. Oya, haba hakirimo ikibazo. Iyo azishyizeho njyewe zimvaho. Ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitanishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Ntidukwiriye kugenda tukwikoreye kandi wari ufite
Yesu bamwita ngo yari afite ibitugu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, afite ibitugu byo kwikorera imibabaro y'abari mwiza. Ntabwo rero yayikorera ngo nawe uyikore. Iyo tukiri batoya, ni batoya oya, mu rugendo iyo tutaraguranirwa tujya tugira ngo tuzanezerwa, ariko ikibazo kituri imbere cyavuyeho. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ni koko ikibazo kirababaza kuba kikiri imbere yawe, ariko mu bantu 3, 4, 5 bafite ikibazo gisa, bamwe batsikamiwe nacyo, abandi bafite umudendezo, abandi bafite amahoro. Birashoboka rero rwose kwiguranirwa ryabaho, kuko ikibazo cy'isi kimwe kizavaho hazi ikindi, niko isi imeze. Iri gurana rero rwose rizakuba hari n'ibibazo runaka bikiri imbere yawe, kandi niba uri mu gihe rw'agakiza umazemo imyaka runaka ukomeje kugenda ukura, ari byiza, urabyiyumvamo, urabyimenya ko ari ibintu byagutsikamiraga uyu munsi bitakigutsikamira, kuko nyine waraguraniwe. Imana ishimwe, kandi Imana niho iba yifuza kutuganisha. Turabyibuka ko Yesu yasigiwe kudukiza imvune z'umutima, nk'uko tubibona muri Yesaya 61, ariko ne kuhasoma kubwo umwanya. Twavuze ku byo twari dukwiye gukomeza gutekerezaho, twamaze umwanya twibaza ninde nkwiriye kubabarira, kumva bimeze nk'ibinyuranye. Ese narababajwe kandi ndasabwa kubabarira? Yego warababajwe, kandi gukira kwawe kurimo n'urugendo rwo kubabarira. Kubabarira bitangira mu cyemezo cyo kumvira Imana, ntabwo bitangira mu gupima ubunini bw'icyo nakorewe, uburyo nababajwe, ndetse uwambabaje wenda akirimo no kubikomeza, kuko ibyo ngibyo nabyo birahari. Ntabwo tuvuga imibabaro tuvuga ya kera gusa, harimo n'iya none. Uwakijijwe, uwagize umugisha Kristo akaba ari mu mutima we, kubabarira no kumvira itegeko ry'umwami. Turabanza tuvuga ngo yego mwami, ubwo ari byo usaba ndabyemeye, tugakurikiza kuvuga ngo ngaho shoboza. Ariko iyo uvuze ngo Imana nayo irabizi, ibyo ntiyamisaba. Iyo ryo guca bugufi, kandi abicisha bugufi Imana ibahera ubuntu. Iyo wicisha bugufi ukabyemera, Imana iguha urwo kubishobora. Ujya kumva washoboye ikintu kitashobokaga mu bwenge, nawe ukibaza uko cyagenze. Rero niba uri umwana w'Imana rwose, Kristo ari umwami w'ubuzima bwawe, uvuga ngo yego mwami ndabyemeye, hanyuma bishoboza. Iyo umaze gufata icyo cyemezo, ubukana bw'uburemere bw'ikibi wagiriwe bugenda bushira muri wowe, hakazagera igihe rwose bugashira burundu, ndetse uwo muntu ukamugirira impuhwe, ukamenya ko nawe atari we, ari Satani. Ikindi tuba dukwiye gutekerezaho ni ibyaha, ni ingeso, ni imyitwarire, ni imitekerereze twatewe n'umubabaro, tukaba tuyigenderamo nyamara inyuranye n'ijambo ry'Imana. Tuba dukwiye gufata umwanya wo kubitekerezaho ndetse no kubyihana. Hari ikintu tudevelopeshwa n'umubabaro twagize no guhemukirwa twagize. Hari ibintu dukupa burundu, wenda niba ari umubyeyi cyangwa ari umugabo cyangwa ari umugore, ukavuga uti ndajugunya muri puberi, ntaho nzahurira nabyo, ukajugunya rwose. Siyo nzira Imana ikoreramo. Rero dukwiye gufata akanya ko buri muntu biterwa n'icyamubayeho, ariko niba turi abana b'Imana icyo dusabwa twese no kumvira. Ufata akanya ko kwitekerezaho, kureba ubuzima bwawe, ukareba imyitwarire, ukareba ingeso, ukareba imitekerereze wazaniwe no gukomeretswa no kubabazwa, ukabishyira ku munzani w'ijambo ry'Imana. Hanyuma ibinyuranye n'iki ijambo ry'Imana risaba ukabyihana, kandi ugasaba imbaraga zo kubireka. Imana ishimwe cyane. Uza amagambo menshi kandi ngo kwari ugusoza iby'ubushize, reka dukomeze ku by'uyu munsi. Imana iduha ubuntu bwo kugira aho tubigeze. Turimo turavuga uyu munsi ku gukira ingaruka zo gutabwa cyangwa guhemukirwa. Mu Kinyarwanda uba urumva atari ijambo ryuzuye, ariko nuko overcoming rejection na betrayal, gutsinda, kurekwa, kwangwa, gushyirwa ku ruhande. Mana yanjye birababaza kuba abana bavuka ari 5, ariko umwe muri bakajya yumva ntakunzwe, kuba umugore atawe n'umugabo, kuba umugabo atawe n'umugore, kuba mu kazi batoranyije abandi bakakureka, kuba muri community runaka bagushyize ku ibintu byose bidushyira ku ruhande. Buriya twese tuvukana inzara n'inyota yo kwemerwa no gukundwa. Ikintu cyose rero kinshyira ku ruhande, cyaba cyakozwe cyangwa nakiyumvisemo, kuko Satani ari umuriganya, hari n'umuntu ateza kwiyumvamo gutabwa, nyamara mu bikorwa by'inyuma ntacyo yakorewe cyakamuhaye kumva atawe cyangwa se ahemukiwe. Ni ukuvuga ngo umwuka wo gutabwa nawo ubaho, Satani arawukoresha rwose. Umuntu ukiri muto agatangira kumva aratawe, agatangira kumva ntaringaniye n'abandi bana b'iwabo n'ibindi bitandukanye. Turagerageza zo kubivuga muri iyi minsi 3 uko ubuntu bw'Imana budushoboza, hanyuma tugasenga, tukazasenga dusoza tunabyiyambura, tunasaba ubuntu bw'Imana ku buzima bwacu. Isi rero kuva yaraguye mu cyaha, ntushobora kuyiburiramo kumva utawe, kumva uhemukiwe cyangwa se no guhemukirwa, ndetse inshuro nyinshi byinshi bikomeye kandi ku kigero gikabije. Isi ituye mu cyaha nuko imeze, nta muntu ushobora kubaho atarahemukirwa. Ntibishoboka, ntabwo waba utuye hano ku isi. Nta muntu ushobora kubaho atarumva uko gutabwa mu mutima we, atarumva ashyizwe ku ruhande, yanzwe. Ntabwo byashoboka.
niyo waba urezwa na papa na mama beza b'imfura bakunda b'abakristo wenda reka tuvuge gutyo bagerageje, ntushobora kunyurana no kumva akantu ka rejection utuye hano mu isi y'icyaha. None rero haba ubwo biza bifite ubukana bukomeye, kuko n'ibyo byiza bundi abantu bagenewe utabihawe. Hari igihe umuntu yiyumvamo gutabwa nta n'igikorwa cy'inyuma yakorewe, kubera ko umwanzi yifuza ko umuntu akurana rejection no kumva atawe no kumva adatoranyijwe atemewe, kugira ngo nyine azabone uko amwica amubabaze. Umwanzi arabikoresha bigatuma tunanirwa no kwakira byuzuye urukundo rw'Imana. Rejection aho ibera umuzi w'ibibi zinshi, itera umuntu niyakijijwe kutakira urukundo rw'Imana. Mwibuka ko Imana yo idukunda urukundo rudafite condition, itwemera gutya uko kwa kundi tuba turi, ikatwemera ityo, ikadukunda utya, ariko si niba yifuza ko tuguma gutyo. Ariko iyo igiye kugukunda, niyo igiye kukwemera, ntabwo banze kuvuga ngo banze ugira utya, banze utungana, oya, ahubwo urukundo rwawe nirwo rudutunganya. Ariko rejection, gutabwa, kudatoranywa, gushyirwa ku ruhande, kutemerwa, bitera umuntu kutakira urukundo rw'Imana. Akajya yumva ibyo ari byo byose, n'Imana nayo hari ibintu isaba ko abantu bagomba kubanza kuzuza. Imana itugirire ubuntu. Imana idukunda byuzuye bitagira icyo bishingiraho, itwemera byuzuye muri nawe, muri none ukuri n'ukumeze, ikwemera icyo itagize ikishingiraho. Ariko gutabwa cyane cyane kuba kora tubayeho mu bwana kutuma tutabasha kumva urukundo rw'Imana. Umutima umenaguritse, uri crushed, spirit iri crushed, niko ijambo ry'Imana rivuga muri NLT. Biragoye ko wakwakira urukundo rw'Imana. Mu Migani 18:14 haravuga ngo umutima wihanganye ukomeza umuntu mu ndwara ye, ariko umutima wihebye ninde wawihanganya. Mu Kinyarwanda nyine baragerageje bavuga umutima wihebye. Hanyuma mu Cyongereza cyo muri King James haravuga ngo but a wounded spirit, ni ukuvuga ngo spirit iba wounded, irakomereka, igashenjagurika. NLT bakoresheje crushed spirit, sinzi niba kwasoma ariko nyine nawe urabyumva, umutima wabaye bruise, wamenaguwe, nk'uko upfuye, uhondaguwe. Biragoye ko uwo mwuka wumva urukundo rw'Imana. Satani rero aduhiga tukijya kuba insoro mu nda za ba mama, kugira ngo aduteze imibabaro kuva kera, ube imfubyi kare cyangwa uvuke na byarwe na mama nawe wakomeretse, nawe ukomeretsa, na papa umeze atyo ukomeretse, cyangwa badahari cyangwa bahari badahari, ko byose birashoboka, kugira ngo ukomereka hakiri kare, uhinduke igisenzegeri, hanyuma no kwakira urukundo rw'Imana bizakugore. Ariko Imana ishimwe ko ari Imana izura. Kumenya umuryango w'Imana na kamere ya data bizagenda bigukiza rwose. Kumenya kuri parts y'umuryango w'Imana, aho Imana itubereye data, itubereye daddy, itubereye papa, ukamenya na kamere yayo, bizagenda bikiza umutima wawe. Kumenya imiterere y'Imana, ukayimenya mu bwenge, ukayemereka gutindamo, igashoka mu mutima wawe, igashoramo imizi, ukamenya Imana y'urukundo n'imbabazi, bizakiza ubuzima bwawe gutabwa. Bizakiza ubuzima bwawe, ko niyo umuntu atakwemeye ntuzasenyuka, kuko uzi uwakwemeye mwiza, wuzuye imbabazi n'ubuntu bwinshi. Icyama bikarenga kubyumva mu matwi no mu bwenge, bikicara mu mitima yacu. Umwuka wera bishorere, n'ukuri niryo tangiriro ryo kuba mu gakiza ubyenjoyinga. Abantu benshi bafite Imana irakaye, yica ihitana, imari karimbura. Abafite Imana itabumva, bafite Imana, Mana yanjye, bavunika bayishaka, ntibaruhukire mu rukundo rwayo, ariko bikaba bifite imizi mu gikomere. Ntabwo twabara ibintu ibikomere biteza, ariko ntibirondoreka. Imana itugirira ubuntu. Imana ni umubyeyi ukunda ntacyo ashingiyeho abo yaremye bose. Bose ni bose, abeza n'ababi. Imana ni ukwiri, ni umubyeyi ukunda ntacyo ashingiyeho abo yaremye bose. Zaburi 145 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Zaburi 145 8 kugeza ku 9 haravuga ngo Uwiteka ni umunyambabazi, ni umunyebambe, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Uwiteka agirira neza bose, n'ababi n'abeza, agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Muri Luka igice cya 6 umurongo wa 35 uze kumva akarongo gasoza karatangaje. Luka 6:35 hatangira haduha inshingano ngo ahubwe mukunde abanzi banyu, mubagirire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura. Nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi.
namwe muzaba abana bisumba byose, kuko igirira neza ababi n'indashima. None ushaka kugana kuko Imana igirira neza ababi n'indashima. Imana igirira neza ababi n'indashima. Mu mvugo yacu ngo ubusa Imana yanje ikintu kuri ntacyo yaduca, ikiduca kiri muri yo, ikiri muri twe. Twebwe twasanga twuzuye ububi bw'igitangaza, ariko si ikishingira ajya kudukunda, ishingira muri yo ubwayo. Urukundo rwayo ntirugabanurwa n'inyifato yanjye. Imana ishimwe cyane. Ushobora kwibwira ko ntacyo yaguca, ariko ntibiyibuza kugukunda. Hari n'igihe ureba abandi bantu ukabona ni babi cyane, Imana ntiyabakunda, ntiyanabemera, burya nayo irabakunda. Ngo igirira neza ababi n'indashima. Hari igihe tumaze gutunganamo gake, cyangwa tureba tugasanga wenda twe nitwishe, bya biteye isoni biki, ntitwakuyemo inda, twagize gutera, ntitwatwaye abagabo b'abandi, ntitwatwaye abagore b'abandi. Burya hari ibyaha by'umwanda, hakaba n'ibindi biri poli mukuntu bifitemo akanyabupfura. Noneho twareba twifitiye nk'iby'akanyabupfura, tukajya tugira ngo bariya babi bakabije baruha rw'Imana ntibakunda. Ikunda ababi n'indashima. Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu bwinshi. Igituye mu isi ibyago n'amakuba bizaza. Ntago natewe kuko Imana yanyanze, kuko rwagabanutse hoya da. Ariko mu byago n'amakuba Satani bazahakora, aragutera gushidikanya urukundo rw'Imana, nkuko yateye Kristo gushidikanya niba ari umwana w'Imana, uretse ko batigeze abishidikanya. Imana ishimwe cyane. Ntago rero rugabanuka rwose, ngo igirira neza ababi n'indashima. Ikindi data ntabwo ahinduka, kandi nuwo kwizerwa ku masezerano ye. Bimwe mu bintu bitugize twebwe abantu ni uguhindagurika. Turahindagurika. None n'urukundo rw'abantu ko ruhindagurika, uyu munsi agukundesha akakwanga, bikadutera kwibwira ko ishusho y'Imana ari uko imeze. Memu n'ababyeyi hari igihe ubwira umwana umukunda cyane ko yabaye uwa mbere, yatsindwa ukamwereka ko utamukunda. Natekereje kare mu bintu dukinisha abana, akavuga ngo nakwanze n'abana batoya. Ari amagambo Imana idushoboze kutayavuga, kuko umwanzi ararekereje kugira ngo atere abana bacu kumva batawe bakiri n'abatoya. Kwa kubikinisha n'umwana muto kuvuga ngo nakwanze, wandakaje, wanze kurya cyangwa wanze kuryama. Mbese mu bintu dukinisha no kugenda duhindura imvugo. Imana rero yo ntihinduka, ntigira igitondo yabyutse neza na nabi. Ntigira iminsi kurambirwa, ntigira iminsi ivuga ngo wananiwe gusenga rero uyu munsi nta kintu mvugana nawe. Iyo ntabwo ari Imana, abo ni abantu. Ntabwo igira iminsi ivuga ngo dore ngo rakabije rero, ngo dore ngo Imana ntihinduka. Iyo aba ari Imana ihinduka, ibi biba mu isi mw'abantu byari kuba byarayihindaguye, ariko ntihinduka. Yuzuye urukundo n'imbabazi. Itegerejanya abantu imbabazi kugira ngo bazinjiremo, baruhuke, bakire. Imbabazi zayo rero n'ubuntu bwayo ntabwo bihinduka. Yarabivuze muri Maraki 3:6, kuko ngiye Uwiteka ntabwo mpinduka. Maraki 3:6, kuko ngiye Uwiteka ntabwo mpinduka. Nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho. Kubera ukuntu twa duhindagurika, nongere mbikubwire, bituma na data tumureba dutyo. Ukavuga utarankunda nimera neza, ntameze neza ntabwo nkunda. Oya, yifuza kumera neza, ariko urukundo rwe ntabwo rugabanuka. Ntabwo burya bayagukunze cyane iyo wakurikije gahunda zo gusenga neza nkuko wari wazigambiriye. Ahubwo urukundo iyo wasenze ukavuga ijambo rarwumva, kuko wumvise amagambo ye. Ariko niyo utayagiyemo ntabwo wowe rwagabanutse, ahubwo ni wowe utarwumva. Ni nka mwana w'ikiraro wagiye kure y'urugo rwase, ariko se yari akimukunze. Imana itugirira ubuntu. Ni Imana yitsa ku byo dukeneye, yita ku by'abana babo bakeneye. Matayo 7:9 kugeza kuri 11. Matayo 7:9 kugeza kuri 11 aravuga ngo mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Hari ukuntu ubuzima bujya budukubita, tukajya twumva ko tukajya tugira ngo Imana nayo iri mu ruhande rw'abaturwanya. Mbese niba ndimo kubura ibyo kurya, Imana nayo ntishaka kondya. Ni ukuri n'Imana yaguhaye igifu, iguhamara, iguha iri apare yose icamo ibyo kurya yagennye kuzarya. Yifuza ko ugubwa neza. Ni Imana yaremye utuntu hariya hormone ni ikigo mu Kinyarwanda, imisemburo. Ni Imana yakurebanye imisemburo, imwe iba secret yo wishimye, indi ikaba secret igize ubwoba. Ni Imana yarateranyije muri wowe, yifuza kureba ibintu kwishimuka neza. Gusa ku visi yagwa gucyaha, ibyago n'abakuba mu isi birahari, ariko ni Imana yifuza umunezero wawe. Ni Imana yifuza kubaho neza kwawe. Iyo ibyo tubivuze uravuga ngo ndetse kuva ngo Imana irigisha irakosora, twaza kubigeraho, kuko nta mupapa udacyaha, nta mupapa udakosora. Ababyeyi mwese mufite abana batoya, niyo imvura yaguye urakabyutse, ukabyutse ugakunze, umva abana akabwira uti isibire mwana wanjye, ariko kuko uzi ko ubuzima ejo buzamusa. Wowe yatumanukiye n'umujinya mwinshi. Natureka tukaba abantu batigera bakomera, tuzatura abakristo bameze nk'ibihumyo, bameze nk'amashurumu. Izuba rirava, imvura ikagwa, ibintu byose birayica.
Ntabwo rero data ari uko atwanze, yuzuye urukundo n'imbabazi, ariko kandi turacyari mu isi, ntabwo twakuwe mu isi. Ntabwo ashaka ko Satani azakumira bunguri, kuko we nagutera nta mbabazi zizaba zirimo, nta n'ubuntu buzaba burimo. Atwitayeho cyane, he cares enough to discipline. Atwitaho ku buryo atatureka, ataducyashye, atadukosoye. Mu Baheburayo 12 umurongo wa 5 kugeza kuri 7. Abaheburayo 12:5 kugeza kuri 7. Reka nkoreshe Bibiri ijambo ry'Imana. Kandi rero mwibagiwe ya magambo yo kubakomeza Imana yababwiye nk'ubwira abana be iti, mwana wanjye, igihe Nyagasani guhana ubyiteho, ntucibwe intege nuko agucyashye. Koko rero Nyagasani acyawakunda, uwo yemera wese ko ari umwana we, niwe acishaho umunyafu. Noneho mwihanganire guhanwa n'Imana, kuko ari uko ibafata nk'abana bayo. Abo bafitanye gahunda n'ibicyaha nibo ikosora. None mwihanganire guhanwa n'Imana, kuko ari uko ibafata nk'abana bayo. Mbese ye wabona umwana udahanwa na se? Uzi umwana wakuze adahanwa kuntu abikigenge, ntazi kubwirwa oya, icyo yashatse gukora cyose yaragikoze mu buzima. Kandi natwe tujya tugendagenda, ukagenda nko mu miryango harimo umwana mutoya, abakurumva n'abigometse baba bari hirya ntabwo uba bareba cyane, ariko umwana mutoya udahanwa araza agashyira intoki mu kirahure cy'abashyitsi. Mama akavuga ati oya, araza agasoma ku by'abashyitsi, araza akabijagarika byose. Kuki se ababyeyi bahana umwana? Kugira ngo nyine azabe umuntu muzima ushyitse. Noneho umubyeyi par excellence, Imana yuje imbabazi, irashaka kuba umuntu muzima urushaho gusa na Kristo, kandi ukayihagararira neza. Imana ishimwe cyane. Mwihanganire guhanwa n'Imana, kuko ari uko ibafata nk'abana bayo. Mbese wabona umwana udahanwa na se? Imana iradushyigikira kandi ihora yifuza the best muri wowe, ihora yifuza icyiza kurusha ibindi. Ababyeyi iyo agize Imana umwana akaba umuhanga, aramubwira ngo urushaho. Ntabwo amubwira ngo uryamire mwana wanjye birarangiye, oya. Data ahora yifuza icyiza kuruta ikindi. Nta hantu twagezwa ngo nuko iryamire ngo irekeraho byararangiye, oya. Data adutera inkunga, adutera intege, ntaduca intege, kandi ahora yifuza ko wowe uvamwo mwiza kuruta ikigero wari ugezeho. Imana ishimwe cyane. Ahora dusubizamo intege kandi yifuza ibyiza biruta ibindi kuri twe. Yeremiya 29:11 muri Bibiri ijambo ry'Imana avuga ngo nzi imigambi mbafitiye, nimba ingambi bazanira amahoro, si bikurura ibyago, si bakurura ibyago, ahubwo ni imigambi baha mizero y'igihe kizaza. Muri Bibiliya yera turahazi, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Umurongo abarokore bawuzi mu mutwe, ariko abawiringira nk'ukuri bagenda barushaho kugabanuka. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi. Iyo uhagaze mu kibi, iyo uhagaze mu bintu bitagenze neza nk'uko wabishakaga, uyu murongo ukomeza kuwibwira. Izi ibyo yibwira izatugirira, ni amahoro si bibi. Nabamagaze mu bibi uyu munsi, imigambi y'Imana ntabwo ihinduka. Izi ibyo yibwira izatugirira, ni amahoro si bibi. Ntufate mu mutwe gusa, ahubwo wapurayinge no mu buzima bwawe. Uwemerere ube mu buzima. Nuca mu bihe by'amakuba, nuca mu bihe by'umwijima, nturekere kwiringira imigambi y'Imana. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, ngo kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Ahubwo mu minsi y'umwijima ujye utekereza ku byo uzabona hanyuma, ujye wibwira ngo Imana irabizi, ntegereje ibyiza bizava muri ibi ngibi, ntegereje ikindi cyubahiro, ntegereje ubundi bwiza, ntegereje izindi mbaraga no gusigwa bizava muri ibi ngibi. Imana ishimwe cyane. Iyi miterere y'Imana twavugaga ntabwo twayirangiza, ivuze iki kuri twebwe? Ikivuze ku buzima bwacu ntabwo twavuga ngo tubirangize, ariko twavugaho biki. Data arizewe bikomeye, aradufasha akanadushyigikira, naho ba papa bo ku isi batsinzwe cyangwa batabishoboye. Hari igihe umupapa iyo atabaye mwiza, papa wo mu ijuru tumonera mu ishusho ya papa, cyangwa iyo tutanamugize, cyangwa iyo ataranahari. Abapapa bo mu isi bashobora no kudukunda ariko bagapfa, cyangwa se akadukunda ariko intege nke zabo n'ibikomere byabo bikababuza kuba abapapa beza, cyangwa se nyine urupfu rukabatwara kuko ari abantu. Data rero arizewe, ari kumwe natwe, aradufasha, aradushyigikira, naho abapapa bo mu isi bafeilinze cyangwa se bananiwe. Zaburi ya 27 umurongo wa 10. Ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Ubwo data na mama bazandeka, bashobora kukureka babishatse, bashobora kukureka batabishaka bapfuye, bashobora kukureka batabishaka kubw'intege nke zabo nabo kuko buzuye ibikomere, bakakureka batabishaka. Igihe rero data na mama batureka, Uwiteka we azaturarura, azatwegura. Imana ishimwe cyane. Will take me up, niko mu Cyongereza avuga. Hanyuma muri ijambo ry'Imana avuga ngo nubwo data na mama bantererana. Ibintu bizana rejection ya mbere ikaze no gutereranwa n'abakutubyaye.
izana igikomere kirekire ariko mu burebure bwacyo Yesu nacyo arakibashije. Ngo nubwo data na mama bantererana, wowe uhoraho wanyitaho. Kutamenya kujya gutuma dukomeretsa abana bacu tutabizi. Byabagaho kera ariko n'ubu bijya bibaho, ariko ni gake. Kera byo byabagaho cyane, mukaba muri nk'abana 5 6 bagakuramo umwana umwe bakamuha kugira ngo nyirakuru na sekuru baticwa irungu. Umwana akaba yarererwa kwa sekuru na nyoko. Umwana yamara gukura akajya avuga ariko kuki bari nge bakuyemo, buriya ntibankundaga. Yagira bavukana bamwe ari inzobe abandi birabura, akabona wenda ntasa n'abandi ntareshya n'abandi, akumva igikomere. Noneho yo yagira n'ibyago ababyeyi bakajya bavuga ariko wowe nta gusa nakanaka, wowe ntidusa, nk'umupapa akajya kubwira umwana wowe ntidusa, umama akajya kubwira umwana ati wowe ntago duteye kimwe, wowe uro kwa nyogosenge, wowe uro kwa nyoko wanyu, wowe ariko. Kandi wenda bivuga yiganira mu bupfapfa bwe, umwana agakurana igikomere. Tekereza none iyo bagukomerekeje nyakugukomeretse, umuntu aragenda ya spirit kamenagurika bikomeye ku buryo umuntu aba akeneye gukizwa n'Imana. Nubwo data na mama bantererana, uhoraho wanyitaho. Uwiteka yakwitaho. Bagutereranye nkana kubera urukundo rw'ibintu. Hari ababyeyi umunsi icyo apfana n'abana be n'icyo bamuha, kandi ibyo bintu umuntu ashobora kubigira yitwa umukristo ufite idini, ari umumama uri mu idini, ari umupapa uri mu idini, ariko umwana ufite agaciro nuzana menshi nubatunze. Hari abantu bakamura abana babo ku kigero atita ko n'umwana wenda yashomereye, business itameze neza, ariko urabyumva aba yarakomeretse nawe agakomeretse. Rero biragenda bikica umutima w'umwana. Ariko nubwo data na mama bantererana, uhoraho wanyitaho. Ni papa utwemera, udukunda, niyo twamugomeye, niyo twigometse. Atandukanye n'abapapa bo mu isi. Abapapa bo mu isi badukunda kuko tutabakojeje isoni, kuko tumeze nk'uko bashaka. Nabo nyine baba buzuyemo n'intege nke zabo, kereka bafite imitima yavuguruye. Ariko data wo mu ijuru ni papa utwemera, udukunda, memu niyo twamugomeye cyangwa twigometse ku ijambo rye. Ntabwo urukundo rwe rugabanuka, gusa nifuza ko twigomeka kuko bitugiraho ingaruka. Luka 15:20 turamubona wa mwana agaruka, ngo arahaguruka ajya kwa se, wa mwana w'ikirara. Agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Agituruka kure aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Kandi ntiyarazi ikimuzanye. Yashobora kuba avuze ati amafaranga yarashize, ngarutse gutwara yandi. Ariko se yamutegereranye imbabazi kuva yagenda. Akimubona aramubabarira, arirukanka aramuhobera. Icyamuye umunsi kubw'imbabazi z'Imana n'umwuka wera twizera, ukarushaho gushirwa urukundo rw'Imana, umutima wawe ugakira. Uri udutima tubi twose tugira tubi uko twa ducogocogo twigiramo, n'ahantu hatageze urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ruhageze, tubasha gukunda abantu, tubasha kubihanganira, tubasha kuzurwamo n'imbabazi y'Imana. Data dukiriza imitima, twa tubi twa tuntu tutugesegeso, n'ahantu hose atageze. Ake yishe se yashobora kubagarutse gutwara ibindi cyangwa agarutse kurushanya, ariko se yamutegereranye imbabazi kuva yamutakaza. Yakomeze kwiringira ko umwana wazagaruka. Amaso yongera ngo yahoraga kwiremba areba aho umwana azahinguka. Uko niko data wo mu ijuru ameze. Imbabazi ze zaradutegereje bakundwa. Ntabwo uyu munsi yatubonye aribwo ari butureke. Yuzuye imbabazi. Andeba nk'uko umumama w'umunyabyaha usanzwe areba akabebe ke, andeba birushijeho. Umumama wabyaye afite akabebe gatoya, ntabwo ajya asinzira ibitotsi nyabitotsi. Akana karihindukiye akavuga ngo umumama akaba arumvise. Kubera urukundo n'igishika afite umubebe we, ntasinzira ngo aheze. Barabyumva ngo iyo batangiye kujya ku kazi, iyo umwana arize ngo barabyumva ngo amabere arikora. Urwo ni urukundo na attachment y'igitangaza afitanye n'umwana we. Ababyeyi beza nuko bamera, abashyize amaso ye ku mwana we. Nankaswe data utagira icyasha, aradukunda bakundwa. Reka bigukize gutabwa kose wagize mu buzima bwawe. Amagambo mabi yose wabwiwe, kujugunywa, kudatoranywa mu bandi, gushyirwa ku ruhande, kutemerwa. Hanyuma wakira urukundo rwa data, ubeho utigura. Buriya rejection bakundwa, gutabwa ni umuzi w'ibyaha byinshi. Uzi ko umuntu ashobora no kuba umusambanyi kugira ngo akunde yemerwe muri ako kanya. Ubwo hari umusore umushaka, ubwo hari umukobwa umushaka, ubwo hari uwamwemeye kugira ngo yemerwe. Ntabwo wamenya nawo wabara ibinyoma abantu bashyize mu buzima bwabo kubera ko ashaka gufitinga muri groupe runaka. Yaratawe cyane, arumva agomba kubarizwa muri iri tsinda. Ntiyasiporta kubona ari mushyira ku ruhande, azemera himba ibinyoma, ibintu bitabaho bitandukanye kugira ngo afitinge muri groupe, kuko groupe iramurejectinga n'abadasa nayo. None twagera mu gihugu cyacu cyuzi ibikomere by'amoko. Mana yanjye,
data yagukunze uri umuhutu, agukunda uri umututsi, agukunda uri umutwa, agukunda uri imvange, abana b'imvange ngo bita abametisi, agukunda papa wawe umuzi, agukunda utamuzi, agukunda mama yashatse gukuramo inda, agukunda bakubyaye bagukeneye cyangwa batagukeneye. Data dukunda nta kondisiyo, ntukeneye kubeshya kugira ngo ufite ingahano runaka, ahubwo wemere urukundo rw'Imana rukuvure wemerwe kuko data yakwemewe. Erega iyo uhagaze mu kuri, data kuzanira abantu bagukunda nk'ukuri kandi atarabazana urwo ruraguhagije. Kwemerwa, ushaka kwemerwa ko twatawe, bituma umuntu ashobora kuba mu kinyoma abizi ko ari ikinyoma ariko kugira ngo adatakaza iyo groupe. Urugero ushobora kuba nko muri groupe isenga ukabibona ko yayobye cyangwa iri mu kinyoma, ariko wareba gutandukana nabo, warugize Imana ubonye ahantu fitinga, warugize Imana ubonye ahantu bakwemera, ujya kuri standard yabo ukananirwa kwitandukanya nabo. Hari umuntu unanirwa kuva mu kigare cy'akabari kwese, yaje kudukiza. Data twemera nta kondisiyo yadushyizeho. Warekurana nabo bantu igihe wumva atari bo, igihe wumva bakujyana hatari, warekurana nabo. Ushobora kuba mu gaheka ko kuba wenyine igihe runaka, ariko data azakugenera abandi bukuri udakeneye kwigura. Burya ikintu cyose kinsaba guhindura uwo ndi we kandi atari uguhinduka mba mwiza, mba nda ahantu hatariho, abari mu kinyoma. Nuko arahaguruka ajya kwa se, samurabutswe akiri kure yumva impuhwe ziramusabye, arirukanka ajya kumusanganira maze aramuhobera aramusoma. Ni Imana kandi uyu papa, ni Imana ishobora byose, akanako kwitonderwa. Ni Imana ishobora byose, ntabwo twayihindura icyo dushaka kwiba cyo kugira ngo ifitinge twe. Kwa gutabwa, kwa gushaka ko abantu baza bagafitinga mu buryo twumva. Ankunde mu buryo njye nshaka, amere nk'uko nshaka kugira ngo afitinge mu byuho byo mu buzima. Imana rero ni Imana ishobora byose, ni umwami w'ibiriho byose n'abariho byose. Ni wowe wiga ukwiri n'ibyo ishima n'ibyo yemera, ni wowe ugomba gufitinga muri byo. Ugomba kugenda ugana ari kuganisha. Ntago ari Imana uzana ngo uyishyire mu ishusho yawe ushaka. Hari ibintu njya numva iyo tubabaye, amarangamutima yacu yakomerekejwe cyangwa turi mu bihe bibabaye, hari ibintu biba biri correct emotionnellement ariko biri wrong spirituellement. Sinzi niba namenye uko bivuga. Nuvuga ngo kuko amarangamutima yanjye akomeretse, nkavuga ibintu nk'uko mbyumva, none nkifuza ko n'Imana nayo ibivuga nk'uko ibigena nk'uko, ntabwo ari byo. Urugero rubabaje, abantu bose bapfuye muri jenoside bagiye mu ijuru. Urugero rubabaje ntabwo njyewe iyo mpfa muri jenoside ntabwo mba naragiye mu ijuru. Hari abantu bagize umugisha wo kwibuka Imana mu bihe by'umubabaro, bamwe barasenga abandi barihana kandi bari benshi pe, ariko ngiye mu bihe by'umubabaro n'urupfu runyegereye, sinigeze ntekereza no ku Mana. Sinigeze ntekereza ko na nyuma y'ubwo buzima hari ubundi, gusa nari nifite ubwoba bwo gupfa. None se niki kijyana abantu mu ijuru? Ni imibabaro ikabije cyangwa no kwizera Kristo? Urumva mu mibabaro yacu duhita dutorda, bivuze ko ntibivuga, tugurana ijambo ry'Imana. Umbabare ko nzanye urugero rugoye cyangwa rukomeye, ariko niko kuri. Mu mibabaro yacu umuntu tuzi neza ko atigeze akizwa, tuzi neza ko yari umwanzi w'Imana, tujya tuvuga ngo Imana yamwakiriye mu mibabaro yacu. Mu rugendo rwo gukira, reka mve kuri ibyo ngibyo bikomeye ariko nabyo byari ukuri. Mu rugendo rwacu rwo gukira, kuko kurekura ibyatubabaje, kurekura abatubabaje bijya bivunana, tuba twumva Imana ariyo yamanuka mu bumana bwayo ikansanga ku cyumvire yanjye. Kameme Imana ikurikije uburyo nahemukiwe, yagombye kumva ko umuntu ntamubabarira. Oya de shenge, si uko bimera. Imana ni Imana ishobora byose, yagennye ibyayo mu bumana bwayo, kandi iyo wifuje ibyayo ni ukuri niko gukira kwawe. Imana ishimwe ko dufite umwuka wera ubidushoboza, ariko dusabwa kubikira bugufi, kubyemera. Imana yabwiye Mose ari kibazo ko azavuga, aravuga ngo nduwo ndiwe, uzabwira ngo ndiho yantumye. Ni Imana ishobora byose, ni Imana iri souverain, ntago yihinahina ngo ikwirwe mu mitekerereze yanjye, ahubwo njyewe iranzamuza imbabazi, iranzamuza ukuri kwayo, iranzamuza ubuntu bwayo, ngo numve imiterere yayo, numve ijambo ryayo ridahindagurika. Hanyuma uko ndyumva ngende ryemera buke buke, umwuka wera ntere gushobora icyo ijambo ry'Imana risaba. Imana ishimwe cyane.
aya masezerano rero tumaze kuvuga y'icyo Imana itubereye cyo tuyakira gute? Amasezerano y'ibyo data tubereye byo tuyakira gute? Icyambere turakizi cyangwa se twanagisubiramo ko ni icy'ingenzi cyane, ni ukwemera ku musaraba. Uko tucyemera, tukemera ko yapfuye mu cyimbo cyacu. Bimwe mu bituma abantu badaha agaciro agakiza nuko batarasobanukirwa ko Yesu yapfuye mu cyimbo cyawe. Urupfu rwari rungwiriye ni rwamugiyeho. Iyo ibyo bintu tumaze kubyumva bikagenda bicengera muri twebwe, agaciro k'agakiza kaba ntikagereranywa no kubyara, ntikagereranywa n'amafaranga, ntikigira icyo byegeranye. Urupfu yapfuye ni rwo rwari rungwiriye. Njyewe nari ntandukanijwe n'Imana burundu, nari uwo kurimbuka, hanyuma Yesu ajya mu cyimbo cyanjye. Iyo twizeye icyo Yesu yakoze ku musaraba, bidukingurira urugi rwo kwinjira mu muryango w'abana b'Imana. Ushobora kuba umunyamuryango wa eglise runaka, wa ministry runaka, ariko ntari umwana w'Imana. Ndakwifuriza kwizera icyo Yesu yakoze ku musaraba. Ndakwifuriza niba utarabyizera gukomeza kumva amagambo y'Imana kugira ngo aguheshe kwizera, kubera ko ntabwo wagira zira benefit, ntabwo wagikungukira kuri papa mwiza kandi atakubereye papa. Imana ni Imana y'abantu bose, ariko ni se wabizeye Kristo. Ni Imana y'abantu bose, abarimwe bose n'abari, irabakunda, irabashakira ibyiza, ni umuremyi w'ibiriho byose, ibiboneshwa amaso n'ibitaboneshwa amaso, ariko ni papa wabizeye Kristo. Muvanga abantu dusangiye umuremyi ariko tudasangiye data. Dushobora kuvukana no mu maraso kwa papa umwe, kwa mama umwe, ariko kwa data tutahuje papa, kubera ko batabyawe n'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira Yohana 12:12 ngo icyakora bamwemeye bose ni abamwemeye bakizera izina rye, bakizera icyo Yesu yakoze, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ukwiriye rero kutangira ukemera aya masezerano ukayakira agakorera muri wowe. Bitangirira mu kwemera ko Kristo aba umukiza ubuzima bwawe, ukinjira mu bana b'Imana. Ikindi ukwiriye kwitoza kwemera, kugiharanira ukomeza kumva amagambo y'Imana, ni ukwemera ukuri ko ukunzwe. Uku niko kuri, urakunzwe kandi uremewe, uri accepted. Ibi bintu bitinda kuza muri twebwe, kumva niko kwabaye umwana w'Imana, ariko hategeka igihe byicariye muri wowe rwose utakibishidikanya, ukavuze ngo urakunzwe kandi uremewe. Imana ishimwe cyane. Kandi wemewe unconditionally, wemewe atari uko warangije ikintu runaka, atari uko wakoze ikintu runaka, uremewe nk'ukuri mu bumana butangaje n'urukundo rwayo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:1-2. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:1-2 ngo nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze. Imana ishimwe cyane. Rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Imibabaro uhagazemo ntigamutere gushidikanya urukundo ukundwa. Nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze. Rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Imana ishimwe cyane. Ibi bintu Mwuka Wera abyicaze mu mitima yacu. Iyo bibaye bitya, ntabwo wasenga. Ushobora kubwira umuntu tumufashe gusenga, ariko warenga rwa rwego uvuga ngo ni wowe Imana yumva. Wamenye uru rukundo, ntabwo waba ukivuga ngo urumva ngo ni wowe Imana yumva ngo yimbwirire. Ntabwo waba ukivuga ngo ni mwebwe Imana yemera bande, ko twese turi abana b'Imana. Dushobora kugira inshingano, dushobora kugira abakuru bacu muri urugendo bamenye mbere yacu, bahamagawe mbere yacu, bahawe impano kugira ngo badufashe, ariko twese turi abana b'Imana. Ariko umuntu atamenye uru rukundo, ariko yaterega ni wowe Imana yemera, ni wowe Imana yumva, kandi aba manipulated byoroshye. Yahuye koko n'abantu bemera batyo, bamugira igikoresho pe, akajya bamubwira ko bari mumugireyo, bari mu muvugire, akwiriye kuzana ituro ryo kwemerwa n'ibindi bintu byose bipfapfanye. Imana itugirira ubuntu. Nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze. Rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Barabihamya. Rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Ibi ntibigengwa nabonye amafaranga cyangwa nayabuze. Ntibigengwa ngo nabyaye cyangwa sindabyara. Niko turi, twahiriwe cyangwa tugitegereje guhirwa bitari byaza. Imana ishimwe cyane. Ikindi, kwemera Yesu kwa umwami wawe ni urugendo. Urabanza ukabyemera, hanyuma ukagenda ubiviva bihinduka ubuzima bwawe. Gute ko tuba twamwemeye kuki bidahita bikora? Nuko agenda mu mwami w'ibice byose bitugize. Barabika ko hano twavuze ko tukwiye kwemera ko aba n'umwami w'amarangamutima yacu.
aba umwami uko twiyumva. Kwemera ko Yesu agenda aba umwami w'ibice byose bitugize, it's a progressive walk, ni urugendo. Ntabwo uyu munsi mba nzi ngo namuhaye kuba umwami w'ubuzima bwanjye w'ibice byose, najya kubona ikimbwira ko atari umwami wabyo, nuko njya kubona nkabona ibice bimwe ndigenga, nditegeka, ndakora ibintu nk'uko numva. Rero ni urugendo, ntacyo bitwaye, cyangwa no kurutangira kandi twifuza kurukomeza. Ijambo ry'Imana rikagwira muri twebwe kugira ngo turukomeze. Kwemera ko Yesu aba umwami. Kera mwahoze mu mwijima, Abefeso 5:8 kugeza ku 10 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Kera mwahoze mu mwijima, ariko none ubu muri mu mucyo kubera Nyagasani. Nuko rero mujye mugenza nk'abari mu mucyo kuko ni urugendo. Erega umucyo, umurongo wa 9 nawukunze cyane, erega umucyo niwo soko y'ingeso nziza zose n'ubutungane n'ukuri. Uko umucyo w'Imana uganza muri njyewe, uko ijambo ry'Imana rimurikira, bimbera isoko y'ingeso nziza zose n'ubutungane n'ukuri. Kandi iyo umucyo utaraza, hari ikintu ushobora kumva ntacyo gitwaye, ariko umucyo wamurikira ugasanga uryo ngeso ntikwiriye abana n'Imana. Ibi ntibiba mu ngeso z'ibikorwa gusa, n'uburyo dutekereza, n'uburyo twibwira. Umucyo ubimurikiye, umwijima urahunga. Ngo mushishoze maze mumenye ibishimisha Nyagasani. Kera mwahoze mu mwijima, ariko none ubu muri mu mucyo kubera Nyagasani, ni ukubera Imana. Ngo nuko rero mujye mugenza nk'abari mu mucyo koko, rwa rugendo ngende ngenza nk'abari mu mucyo koko. Erega umucyo niwo soko y'ingeso nziza zose. Hari umuntu ufite ingeso nziza ubonye, ni umucyo wamumurikiye, uba mwinshi. Hari ubonye ufite ingeso mbi, utuntu n'utundi, ni umucyo utaragwirira mu buzima bwe. Nugwira nawe azakira rwose. Ngo erega umucyo niwo soko y'ingeso nziza zose n'ubutungane n'ukuri. Imana ishimwe cyane. Dushishoze tumenye ibyo Nyagasani ashima. Niki gikurikiraho rero iyo tugeze muri uyu muryango w'Imana, dutangira kwitoza kubaho nk'uko abana b'Imana, nk'uko abana bo muri urwo rugo babaho. Ibi ntituri bivuge, ariko nibyo twiga buri munsi. Ni ukwitoza kubaho nk'abana bo mu mucyo, ni ukwitoza kubaho nk'abana bo muri urwo rugo rwa data. Uramutse hari umuryango unyadopse, ukangira umwana wabo nkajyayo, iyo ngiyeyo barambwira bati abana bacu bataha saa 12, abana bacu bambara gutya, nuko bigenda. Y'abashyitsi bari twitwara gutyo, iyo badari twitwara gutya, nuko bigenda. Barya saa 4, barya saa 5 se, ninjoro ntibarya se. Nuvuga ngo ndagenda nkiga imico mishyashya mu rugo rugo. Iyo tumaze kwinjira mu muryango w'abana b'Imana, urugendo tuba dufite mu myaka dufite ari rwo gusa na Yesu, no kwitoza kubaho nk'uko abana bo bahise batakaza uyu mutekano, iyi sekirite, aya mahoro, ubu busabane, ibi bihe biryoshye by'Imana kuba ibabereye papa, ibabereye Imana. Adamu na Eva banze Imana, hanyuma uko kugomera Imana kwabo byageze ku kiremwa muntu cyose. Ijambo ry'Imana ritaragwira muri twebwe, twibazaho tubaza ariko subuku cyari ku Imana yabigenje, kuki se byagenze gute, kuki se buri batumviye. Ntabwo ari bonyine batumviye, natwe twakomeje mu kutumvira. Yego, ntabwo bacumuye ngo wowe udacumuye. Twandujwe icyaha ku buryo uyu munsi gukiranuka ari byo bigora, ari byo byitozwa, ariko gukiranirwa ibintu bitwegereye rwose biba biraho hafi. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma 5:12 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ngo ibyaha byazanywe ku isi n'umuntu umwe ari wa Adamu, kandi nibyo byazanye urupfu, bityo urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Bibiliya yera, ibyaha byazanywe ku isi n'umuntu umwe ari wa Adamu, kandi nibyo byazanye urupfu, bityo urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Biradukwira ko twiga ijambo ry'Imana aho kumara iminsi twibaza nk'ibibazo by'upfapfa, tuvuga ngo ariko se ngo iyo bitagenda gutya, ngo ariko se nyine byagenze uko. Kandi si tuye mu cyaha, kandi abantu natwe dukomoka kuri Adamu waguye, natwe tuvukana kugwa no kwigomeka mu mitima yacu, tuvukana kwigomeka. Niyo mpamvu ikintu batubujije kumva aricyo twakora, umuntu arabivukana. Nta muntu utoza undi gukora icyaha, nta muntu utoza akabebe kuryana amenyo no kuryana inzara, kavukiye mu cyaha, gafite utuntu tw'icyaha muri cyo, ahubwo twitoza gukiranuka iyo tuje muri uyu muryango. Hanyuma tumaze gutandukanywa n'Imana, hari ikindi kintu cyabaye ku muntu, ubwoba bwo gutabwa, ubwoba bwa rejection, ubwoba bwo kudatoranywa, ubwoba bwo kuba left behind, ubwoba bwo gusigwa inyuma. Noneho ubwo bwoba bukadutera twese aho tuva tukagera guharanira kuba quelqu'un. Ifaransa niko bavuga someone, uharanira kuba ukabiharanira kuba someone. Nuvuga ngo ubuzima bwacu kuva muri rejection, kwa gutandukanywa n'Imana, bubereyeho buryo nshaka amafaranga nicyo mashaka to be someone, buryo wiga cyane ubushaka to be someone, buryo twita ku bwiza tuba tugira ngo duharanire kugira significance, duharanire tukabirwanira. Ariko Imana ishimwe kwigira dukiza, tukabaho tworohewe. Mana yanjye muzi imvune.
yewe mwa bantu mwe, Imana yuzuye imbabazi.